Muraho, twizere ko wamaze gukora subscribe kuri Afro Recaps. Tuguhaye ikaze. Uyu munsi tugiye gusobanura filime bise Village of the Damned. Icyayi ku ruhande ubundi dutangire. Filime itangirira mu cyaro cyo muri California, Midwich, ho muri leta zunze ubumwe za Amerika. Bwarakeye nk'ibisanzwe, abantu bose barimo kwitegura iminsi mikuru yari yegereje, ariko bigeze ku isaha 4 z'amanywa, buri kintu cyose gihumeka cyari muri ako gace cyafashwe no gusinzira. Inyamaswa, abantu, buri wese yasinziriye aho yarari. Mu gace gakurikira batwereka umugabo witwa Mike warimo atwara imodoka yerekeza muri ako gace, ariko yambutse umupaka ahita asinzira, ndetse imodoka yifatwa n'inkongi y'umuriro ahasiga ubuzima. Bidatinze abaturanyi b'icyaro cya Midwich baje kumenya iyo nkuru, baza gukora iperereza ngo barebe icyateye ibyo bintu, ariko buri umwe wese wageragezaga kwambuka umupaka yahitaga asinzira. Iperereza ryakomeje gukorwa, ariko baza gukeka ko yaba ari imyuka y'uburozi ikomoka ku bisasu bya kirimbuzi byigeze kuhaturikira mu myaka yo hambere yaba ari gutera ibyo bintu. Mu baganga barimo gukora iperereza harimo umwe witwa Alan. Arahangayitse kuko akomoka muri ako gace, ndetse umugore we witwa Barbara ntabwo arimo kwitaba telefone. Amasaha yakomeje kugenda, bigeze ku isaha y'isa 10 z'umugoroba, buri wese atangira kubyuka muri ako gace. Alan yiruka asanga umugore we Barbara amubaza uko byagenze, ariko nawe nta busobanuro yari afite bw'ibyabaye. Umuyobozi w'ikigo cy'amashuri Jill ndetse akaba n'umufasha wa Mike umubitabye Imana azize impanuka y'imodoka filime itangira, inkuru yamugezeho arababara cyane. Igikorwa cyakurikiyeho kwari ugushyingura abavuye mu mubiri, ndetse nyuma yaho ubuzima burakomeza nk'ibisanzwe muri Midwich. Nyuma y'ibyumweru bike haje kugaragara igitangaza muri Midwich, aho muganga Alan yakiriye umubare munini w'abagore batwite, harimo umugore we Barbara ndetse na wa muyobozi w'ikigo cy'amashuri Jill. Nyuma y'icyumweru kimwe abagore bose bari hafi kubyara muri ako gace, ndetse ibintu byabaye amayobera. Abashakashatsi barimo barahatwa ibibazo n'abaturage, gusa leta yari yohereje intumwa yayo, umugore witwa Susan, yizeza abagore bose batwite ko buri umwe leta izajya imuha $3,000 nibemera kubyara abo bana. Bidatinze baje kwemera ubwo busabe, bumvishe ko harimo ubufasha bwazabafasha kurera abo bana. Ubuzima burakomeza nk'ibisanzwe. Nyuma y'ukwezi kumwe abagore bose baje kubyarira umunsi umwe, ndetse bose babyara abana basa, abahungu 5 n'abakobwa 5. Gusa umukobwa umwe yaje kwitaba Imana ari kuvuka, hasigara abahungu 5 ndetse n'abakobwa 4. Mu gace gakurikira batwereka muganga ajyana wa mwana witabye Imana arimo kuvuka muri laboratoire, bakora ubushakashatsi areba inkomoko y'aba bana, gusa ntiyagira icyo ageraho. Ubuzima bwaje gukomeza nk'ibisanzwe, ndetse abana barimo gukura neza nta kibazo. Nyuma y'amezi make muganga Jill yaje kuvumbura ko umuhungu we David afite ubwenge budasanzwe, ndetse afite ubushobozi bwo gutondekanya inyuguti zigize izina rye atarigeze mu ishuri. Ku rundi ruhande Mara, umukobwa wa Alan na Barbara, yaje gutangira kugaragaza imbaraga zidasanzwe, aho kontrola intekerezo za nyina, agafata ukuboko kwe akagukoza mu isafuriya yari ishyushye cyane, aho yaje gutabarwa na Jill ubwo yinjiraga mu nzu. Bidatinze yaje kujyanwa kwa muganga, ariko akangutse atangira gutinya umukobwa we. Bukeye bwaho umugore wa Alan, Barbara, umurambo we waje gusangwa ahantu inyuma mu gihuru, ariko buri wese ayoberwa icyamwishe. Alan atangira gukeka ko umukobwa we Mara abifitemo uruhare, ariko amubajije ntiyagira icyo amubwira. Ku rundi ruhande muganga Susan witaye kuri aba bana kuva bakivuka, yaje kwakira abayobozi baturutse muri leta ngo baganire ku myitwarire y'aba bana. Nyuma y'inama bagiranye, baje kuvumbura ko aba bana aribo bihishe inyuma y'impanuka zimaze iminsi ziba, ndetse n'impfu z'abantu. Ndetse baza kuvumbura yuko Mara, umukobwa wa Alan, ariwe muyobozi w'aba bana. Nyuma y'imyaka mike abana barakuze, ndetse ku myaka yabo 5 bafite ubwenge bwinshi kuruta abantu bakuru. Bose baragendana, umukobwa n'umuhungu, usibye David ugenda wenyine kuko umukobwa wa 5 yapfuye arimo kuvuka. Umunsi umwe wa mwana muto w'umukobwa witwa Mara yagerageje kontrola intekerezo za muganga Susan, ariko biramunanira, ndetse bafata umwanzuro wo kujya bamugendera kure. Ubushakashatsi bwarakomeje, umuganga arimo apima amaso ya mwana muto w'umukobwa, igihe ari gushyira umuti mu maso aramukomeretsa atabishaka. Gusa umwana ararakara cyane, n'umujinya mwinshi akontrola intekerezo za wa muganga, atuma yishyira umuti mwinshi mu maso, ndetse bimuviramo guhuma. Ku munsi ukurikiyeho Jill yaje gusaba Alan ko yajya yigisha abana, gusa Alan amubwira yuko ntacyo afite cyo kubigisha.
Jill yaje kumusaba yuko yajya bigisha ubumuntu kuko bakomeje kugaragaza umutima wa kinyamaswa. Bakomeza kuganira, gusa Alan amwemera ko azagerageza. Nyuma yo kuganira, Alan yegera umukobwa we ngo arebe ko hari amarangamutima afite, amuhaye akaboko umukobwa arikomereza. Alan biramutangaza cyane ndetse biramuyobera. Ku rundi ruhande, nyina wa David agerageza kwita kuri David amusokoza ngo arebe ko hari amarangamutima afite, gusa David arabyanga, amwambura igisokoza agishyira ku ruhande. Ku munsi ukurikiyeho, Mara na groupe yiwe barimo batembera nk'ibisanzwe. David aza gukora ikintu kidasanzwe kitari cyarigeze gikorwa na buri umwe. Kuva ku murongo barimo batembera agaca inzira yiwe adasabye uburenganzira Mara, byaramutangaje gusa ntiyamuhagarika. David yarakomeje ajya ku gituro kureba wa mwana wapfuye arimo avuka, gusa asanga umugore ari we nyina wa mwana wapfuye arimo avuka. Ahita yigendera kuko yabonye aba bana bamwibutsa umwana we wapfuye. Bidatinze Alan yaje kuhagera aje gusura igituro cy'umugore we, gusa biramutangaza kuhasanga David. Amubajije icyo yaje gukora, amubwira ko yaje gusura wa mwana witabye Imana, gusa Alan biramutangaza, atangira gukeka ko abana baba bafite amarangamutima. Igihe Alan ahagaze imbere y'igituro cy'umugore wiwe, David aramwegera amufata ukuboko mu rwego rwo kumwihanganisha. Alan biramutangaza cyane. Alan nyuma yo kugira icyizere cy'uko abana bashobora kugira amarangamutima, ku munsi ukurikiyeho afata umwanzuro wo gutangira kubigisha, gusa atangazwa n'uko bari kujya bamubaza ibibazo by'abantu bakuru nawe ubwo akabiburira ibisubizo. Hashize akanya Alan yasohotse, abana bicaye mu ishuri bonyine, haza kuza umukozi ushinzwe gukora amasuku yasinze atangira kubakanga. Agerageje gukora kuri umwe muri bo, bose bakontorora intekerezo ze ndetse batuma yihanura kuri etaje hejuru, agwa hejuru y'imodoka bimuviramo gupfa. Ku munsi ukurikiyeho Alan yagiye kureba muganga Susan, amubaza icyo amaze kugeraho mu bushakashatsi yari amaze iminsi akora. Susan yamubwiye yuko ibiri kuba mu cyaro cy'iwabo nta handi biri kuba ku isi nzima. Bidatinze yaje kumujyana mu cyumba cy'ibanga yari amaze imyaka myinshi yarahishe abantu benshi. Amwereka ko abana bakivuka bavukanye ishusho y'ama aliens. Alan ahita ataha yihuta cyane, ageze mu rugo asanga umukobwa we Mara arimo arapakira ibintu bye, amubwira ko agiye kujya kwibana hamwe n'ababana bandi hirya y'icyaro gato. Gusa nk'ababyeyi ntibari kwanga ibyifuzo by'abana kuko bari bazi biri bubabeho nibaramuka banze ibyifuzo by'abana babo. Ku munsi ukurikiyeho batwereka umugabo witwa Bill wari ugarutse kureba umukobwa we aho babana bari bagiye kuba ngo amusubize mu rugo, gusa umukobwa aranga, akomeje kubatiriza. Abana bakontorora intekerezo ze ndetse bamuteza impanuka ahita apfa. Amakuru amaze gukwira hose, Susan yaje yihuta cyane yegera Alan, amubwira ko leta yamaze gufata umwanzuro wo kurimbura icyaro cyabo cyose kugira ngo aba bana bapfiremo bareke gukomeza guteza ibibazo. Alan n'agahinda kenshi yegera abana abagira inama yo guhunga bakajya kure y'icyaro kuko bitari ibyo bazabica ndetse ko nta n'umwe muri buzarokoka. Abana bamwemerera ko bagiye guhunga, ariko bamusaba kuzanira buri umwe ibyo azifashisha aho bagiye guhungira. Mu kanya gato Mara arimo abaza David iby'imyitwarire idasanzwe asigaye agira muri groupe. Hafi aho hari sniper woherejwe na leta atunze imbunda Mara. Abandi bana ku ruhande bari bamubonye bakontorora intekerezo ze ahita yirasa. Mu gace gakurikira batwereka abana bageze kwa muganga, bahura na muganga Susan. Kuri iyi nshuro babasha gukontorora intekerezo ze ndetse basanga ko ari umaze igihe bakoraho ubushakashatsi. Mu rwego rwo kumuhana bamuryamisha ku gitanda atangira kwibaga. Bidatinze abaturage batangiye kwigaragambya bashaka gutwika abana, gusa abana bakontorora intekerezo zabo, buri umwe wese aritwika ntiyagira n'umurokoka. Ku rundi ruhande Alan na Jill barimo basigana, Jill amubwira yuko abana bagomba gupfa, Alan nawe akamubwira yuko abana bamwemereye ko bagiye guhunga, gusa Jill ntabwo arimo kubyumva. Alan mu rwego rwo kurinda Jill aramufungirana, ajyanira abana ibyo bari bakeneye ngo bahunge. Igihe abana biteguye kugenda, Mara agerageza gukontorora intekerezo za Alan ngo arebe icyo arimo gutekereza, ariko biramunanira. Ku rundi ruhande Jill nawe aho yari yafungiranywe yaciye ku muryango w'inyuma agerageza kwiba David, gusa abana bose bahita bahindukira bagerageje gukontorora intekerezo ze birabananira. Mara akomeje kugerageza gukontorora intekerezo zabo bose, abona igisasu bari bateze ngo kirimbure umujyi wabo gihita giturika. Muri ako kanya bose barapfa, hasigara David na nyina. Mu gace ka nyuma batwereka David na nyina bajya kure y'umujyi kujya gutangira ubundi buzima. Naha dushoreje filime yacu Village of the Damned. Turabakunda, bye, ciao ciao.